Bene data nshuti z'umusaraba, hari igihe Imana ikwicazamo igambiriye kugira icyo yigisha abantu, igambiriye no kugira icyo ikwigisha. Nta kimana ikorera guhomba nshuti z'umusaraba, buri kintu cyose gikora mu nyungu zacyo bitewe n'icyo ishaka kugeraho. Ikakwicaza mu bihe byo kugeragezwa, ariko irimo igambiriye kugucura kugira ngo izakubyazemo umusaruro mu gihe kizaza. Rero niba wicaye mu gihe cyo kubabazwa, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'imibabaro, were kwinubira igihe urimo, ahubwo senga Imana ikongerera imbaraga zo gukomerera mu bihe urimo, kuko utazi icyo Imana ishaka kugukoresha. Niba uri mu kigeragezo runaka, upfa kuba utagifitemo uruhare. Uri mu bihe byo gusenga, nta rubanza ufitanye n'Imana. Hari ubuzima ushobora kwicaramo bukagucangacanga, ukibaza niba Imana ukorera ibireba cyangwa niba ibizi. Mvuye satinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira. Bene data nshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu. Umwami Imana nabishimire, ni wa mugaragu w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, Faustin Mwenyemari. Bene data nshuti z'umusaraba, hari igihe Imana ikwicazamo igambiriye kugira icyo yigisha abantu, igambiriye no kugira icyo ikwigisha. Nta kimana ikorera guhomba nshuti z'umusaraba, buri kintu cyose gikora mu nyungu zacyo bitewe n'icyo ishaka kugeraho. Ikakwicaza mu bihe byo kugeragezwa, ariko irimo igambiriye kugucura kugira ngo izakubyazemo umusaruro mu gihe kizaza. Rero niba wicaye mu gihe cyo kubabazwa, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'imibabaro, were kwinubira igihe urimo, ahubwo senga Imana ikongerera imbaraga zo gukomerera mu bihe urimo, kuko utazi icyo Imana ishaka kugukoresha. Niba uri mu kigeragezo runaka, upfa kuba utagifitemo uruhare. Uri mu bihe byo gusenga, nta rubanza ufitanye n'Imana. Hari ubuzima ushobora kwicaramo bukagucangacanga, ukibaza niba Imana ukorera ibireba cyangwa niba ibizi, ukibaza bikakuyobera. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, nasomye ijambo muri Yesaya mu bice 48, uhereye ku murongo wa 10. Ni ahantu nasanze amagambo avuga ngo dore ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, ngo nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Bene data nshuti z'umusaraba, utekereze yuko Imana yemera yuko ugeragezwa, ibigambiriye kugucura kugira ngo uzavemo umuntu ufatika. Nubwiriza abantu ibintu by'imibabaro no kwihangana, ariko nawe ube warabinyuzemo, kuko hari ikintu Imana yemera yuko ucamo kugira ngo uzabone n'uko ukibwiriza cyangwa n'uko ukigisha abandi, hanyuma utera abandi gukomera, ariko nawe warakomeye. Hari ibintu ducamo Imana igambiriye kuducuramo abandi bantu, mu bandi bakozi bayo. Rero hari abaca muri ibi bihe bakabigwamo, ntukamenye yuko ari ishuri Imana yaguteretsemo, Imana iri kukwigishirizamo. Hari abantu Imana itereka mu ishuri bakaribamo, rimwe na rimwe Imana ikabasanga ikababwira ko irimo kubigisha, ariko rimwe na rimwe abantu ntibabashe kubyihanganiramo. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, ndagira ngo nkubwire ngo hagarara neza mu ishuri Imana yaguteretsemo, wige neza, umenye, ureke Imana igucure, kuko Imana iri kuvuga yuko igiye kugutunganya, ariko ngo atari nk'ifeza.
ikunyujije mu ruganda rwo kugeragezwa, kugira ngo umunsi warusohotsemo uzarusohokemo wemewe, urusohokemo ukomeye, urusohokemo ushikamye, nta kibasha kukunyeganyeza. Ubu hari abakozi b'Imana utakangisha ibintu by'ibigeragezo runaka, kuko hari byinshi yaciyemo, arabizi, azi uburyo akwiriye kwihangana, azi uburyo yasenze Imana ikavugana nawe, azi uburyo Imana yamukomeje. Ariko hari n'abo Imana ikomeza ikababwira ko izabana nabo, ahubwo bakajya mu bihe byo kwirwanirira. Bene data, nshuti z'umusaraba, niba Imana yaraguteretse muri ibi bihe, bihagararemo neza, urwane intambara nziza yo gukiranuka, urindire igihe cyayo Imana yagennye, nikigera izagusohora muri urwo rugamba urimo, kuko urwo rugamba si urwawe, ruharira Imana, niyo nyir'urugamba. Kuko nuzagutunga urutoki, nshuti y'umusaraba, azaba arutunze Imana, y'Imana izikorera ibyayo, wowe icyawe ni ugusenga kandi uhagaze mu mwanya Imana igushakamo. Nibikubwiye ngo igiye kugucura, hagarara neza muri iryo shuri, kuko ishuri ry'Imana iyo urihagazemo neza ukaribamo neza, usohokamo wemewe, usohokamo ufite amanota meza, usohokamo Imana irimo iguhamiriza. Bene data, hari abatubanjirije, rimwe na rimwe mujya mwumva, mukumva n'ubuhamya bwabo, mukumva aho Imana yagiye ibatarura, yagiye ibakura, ikabakura ahantu kure. Ugasanga umuntu yaryaga umwanda, ugasanga umuntu yari mayibobo, ugasanga umuntu yavukiye mu miryango yamujugunye, yamutereranye, ariko kumva Imana yaramukuyeyo ikamugira undi wundi, abasha kwihangana, abicamo, ariko Imana ikamurwanirira, akabisohokamo yemewe. Bene data, nshuti z'umusaraba, rwana intambara nziza yo gukiranuka, wirinde icyaha n'igisa nacyo, uhagarare mu ishuri neza Imana yaguteretsemo, uzasohokane amanota meza. Nicyo nakwifuriza. Bene data, nshuti z'umusaraba, hari ibihe Imana ikwicazamo, noneho bikaba na ngombwa yuko igutungisha amana, igakoresha abantu hirya no hino bakagutunga mu buryo Imana ibategetse kugutungamo, bakagufasha mu buryo Imana ibategetse kugufashamo, ukaba mu bihe wicwa n'inzara, ariko ukaba no mu bihe Imana ikoresha abantu bagakora ku mufuka bakagutunga, bagakora ku mufuka bakagufasha, yaba mu myenda, yaba mu mafaranga, yaba mu biribwa, yaba kuri buri kimwe. Ariko hari n'igihe kijya kigera Imana ikabigizayo. Bene data, nshuti z'umusaraba, impamvu mvuze ibi, niba Imana ikoherereje abantu runaka bo kugufasha bitewe n'igihe uhagazemo, kuko hari igihe umuntu akorwa ku mutima n'Imana akagufasha abitewe n'uko Imana imukozeho. Rero Imana nimukoraho akagufasha, igihe kikagera akagenda, ntuzatangire kumuvuma, ntuzatangire kumuvuga nabi, ntuzatangire kumuharabika, kuko igihe yajemo cyari igihe cy'Imana. Rero icyo gihe kirangiye, Imana iramujyana. Rero ntugatangire kuvuga nabi uwo muntu, cyangwa ngo utangire ubwire Imana uyitotombera, kuko igihe cye cyarageze, aza gufasha nk'umuntu woherejwe n'Imana. Igihe nanone kigeze, aragenda nk'umuntu ujyanywe n'Imana. Rero ntimukagirane n'ibibazo n'abana b'abantu, ntukagirane ibibazo n'umuntu ufite icyo agufashije mu gihe runaka ukabona aragiye. Niba agiye, uzi impamvu agiye ari iyihe. Jya wirinda kugirana urubanza n'Imana, kuko uhagarare mu ishuri neza, uhagarare mu ruganda neza, Imana igucure. Hari igihe Imana ikubabaza, ariko ikagira n'igihe ikugarukaho, kuko hari igihe ikubabaza ariko ifite uko ishaka kukureba, niba ushobora kwihanganira imibabaro y'ibihe waba ushyitsemo, ikamenya niba uzihangana iramutse igutumye runaka, ikamenya niba uzihangana, ukamenya no kwihanganisha abandi. Ishuri ry'Imana, nshuti z'umusaraba, riberamo amakosi menshi. Imana igucuriramo ikaguka
ikagukaranga mze ikakugira undi wundi. Rero mujye mwihanganira ibihe abakozi b'Imana mwicayemo, mujye mwihanganira ibihe mwicayemo, mureke Imana iba Imana kuri mwebwe, kuko ibifiteho uburenganzira, ifite kukugenza uko ishaka, yagucura uko ibishaka. Ijya yemera yuko n'abantu bakuvuga, ijya yemera yuko abantu bagufataho ijambo. Urwo narwo ni uruganda. Rero abantu nibakuvuga nawe ugahaguruka, ye niba bakuvuze wakoze ibi wagize ute bakakubekera, nawe ugahaguruka, uzaba ubaye nkabo, uzaba uhaye urwaho Satani. Ariko emerera Imana igucure, uhinduke umuntu muzima Imana igushakamo. Imana igucurira igihe ibishakiye, ikanagukuriramo igihe ibishakiye. Njyewe Imana ijya intangaza. Nta kintu cyose kikubaho uri mu bihe byo gusenga Imana iba itazi, kandi nta n'iki gishobora kukubaho Imana itabishatse, kuko buri kintu cyose kiba gifite umugambi wacyo mu gihe cyategekewe kuri wowe, n'igihe kigomba kugenda kikava kuri wowe. Bene data nshuti z'umusaraba, ni ukuri ntimukagirane urubanza n'abana b'abantu. Ntukagire umwikomo ushyira ku bantu ngo abantu bafateho ijambo mu gihe uri mu kigeragezo nk'iki ngiki. Nta kigeragezo kitari rusange Imana izemera kukugerageresha utabasha kwihanganira. Wibwira ko ahagaze yitonda atagera gute, atagwa. Nanjye ukubwiriza gutya, si uko ibigeragezo byarangiye, si uko ibinyuza mu ruganda byarangiye. Umuntu arwana urugamba agashikama agasenga, ibindi byose ukabiharira Imana. Niba urugamba urimo nta ruhare wabigizemo, nta byaha uhagazemo, hagarara neza, wemerera Imana igucure. Igihe nikigera izagusohoramo, kandi usohoke wemewe, uri feza. Imana ikwishimira igutangira ubuhamya. Bene data nshuti z'umusaraba, iyo usomye amateka ya Yobu ukabona uko yageragejwe, ukabona uko yahagaze ku Mana, inshuti ze zikamuvaho, inshuti ze zikamuvuga, inshuti ze zikamutaranga, ariko agakomeza guhamya Imana, akavuga ngo nubwo bimeze gutya, ntabwo nzikuraho ubunyangamugayo, nzakomeza gukorera Imana yanjye mpaka ngeze mu butaka. None wowe ibigeragezo uhagazemo cyangwa se wicayemo, urumva ari aho biragera nk'ibyayo? Oya, nta hantu biragera nk'ibyayo. Nsoza nkugira inama, hari ijambo riri ku murongo wa 11 hariya muri kiriya gice twasomye muri Yesaya mu bice 48, ku murongo wa 11 haravuga ngo, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ibyo Imana igukorera irinda izina ryayo yuko ryatukwa kuri wowe. Hari igihe Imana ikugaburira igakoresha abantu, ariko idashaka yuko izina ryayo ritukwa. Niwe uzasanga ushobora kumva telefone iraguhamagaye, cyangwa wajya kubona ukabona mesaje y'akanyenyeri, ubu basigaye babyita akanyenyeri, ya mobile money ikwituyeho. Icyo gihe Imana iba idashaka yuko izina ryayo ritukwa ku bwawe, iba ishaka kugira ngo ikurinde gusabiriza. Bene data nshuti z'umusaraba, bakozi b'Imana mukorera Imana, nongere mbahane, hari ikintu Imana itishimira kuri mwebwe, kandi iyo mubikoze muba mutukisha Imana. Rero Imana kubera ko itifuza yuko izina ryayo ritukwa, hari igihe ibahonderamo akanyenyeri igakoresha abantu runaka. Niba igahonzemo, shimira yenda ubikoze yuko yumviye ubushake bw'Imana, ariko were kuzajya umuhozaho inkeke, umutura ibibazo byawe, kuko si so ushobora gukemura ibibazo byawe. Aje mu gihe cy'Imana, yohereje mu gihe cy'Imana, ntukwiriye kumutura ibibazo byawe n'ibyahe
keretse igihe akuganirije akubaza ngo bimeze bite, uhagaze gute, nakora iki kuri wowe. Ariko umuntu niba agufashije, aguhaye nk'ibihumbi 5, aguhaye 10, aguhaye 30, akurengerejeho se, none uhise wumva yuko ukwiriye none no kumuhamagara ukamutura ibibazo byawe aho biva bikagera. Ntabwo ari umuntu ukwiriye kwikorera ibibazo byawe aho biva bikagera. Bene data nshuti z'umusaraba, ndakwinginze reka gutukisha Imana. Ndakwinginze umukozi w'Imana, Mukristo, reka gutukisha Imana. Ubundi bene data, umukristo wese ahava akagera akwiriye kuba icyitegererezo aho aciye hose, yaba aho ukorera, yaba mu nzira ugendamo. Ukwiriye kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza, ugahora wubahisha Imana mu magambo uvuga, mu bikorwa ukora, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kuko n'umuntu wese uzagambirira gukizwa, azakizwa kubera ko hari imbuto yakubonyeho, azakizwa kubera ko hari ibyo yakubonyeho byatuma nawe ahinduka, akemerera Imana igatura muri we, ikamuyobora. Bene data, hari benshi bagwirirana, hari benshi bareka gukizwa bitewe n'ibyo batubonaho. Mureke tube icyitegererezo cy'imirimo myiza, mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Mureke Imana idukoreshe, mureke Imana idukoreshe, tuyibere umuyoboro. Niyo mpamvu gihagaze ukitwa wowe, niyo mpamvu gihagaze ugihumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu Imana yagutoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha, ikaguhamagara nk'umukozi wayo kugira ngo uyikorere umurimo wayo neza. Mu gihe utazi, mu gihe gikwiriye, Imana izitamurura kuri wowe, izigaragaza, kandi niza uzabibona, niza iziyubahisha. Soje nkubwira ngo korera Imana neza, kandi niba uri mu bihe bitari byiza, komeza ukiranuke uzageze ku gupfa. Ureke Imana ikomeze yitwa Imana kuri wowe. Ibyo udashoboye rero byerekeze ku Uwiteka, uhamagare na Kristo akubera umuyobozi muri wowe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndasoje, amahoro y'Imana nabe muri wowe. Kandi niba koko uhagaze mu bihe bitari byiza, usaba Imana iguha imbaraga zo kugira ngo uzasohoke muri ibyo bihe neza, mu gihe Imana izabishimye yuko ishuri ryawe yaguteretsemo rirangira. Ndabashimiye, nakagaruka, kandi ngushishikariza kujya ukanda kuri subscribe, ugakanda kuri like, kugira ngo niba wifuza kumva icyo Imana icishijemo, akenshi ujye uba uwa mbere mu kubona message. Amahoro y'Imana nabe kuri wowe wankurikiye.